Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana ibyo agarutseho. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pelo TV. Happy Joseph Nsengimana nk'umuyobozi w'uburezi mu Rwanda agiye agaruka ku bintu bigiye byakuye imitima abanyeshuri benshi n'ababyeyi benshi cyane kubera ikibazo cy'amanota cyabaye. Abatsinze mu gihugu bangana na 78 n'ibice bitandatu, mu gihe abakoze banganaga n'ibihumbi 91,713. Abatsinze bangana n'ibihumbi 71,746. ubwo abatsinzwe ufasha abakoze ugakuramo abatsinze, ubwo abatsinzwe bangana n'ibihumbi 19,967. ubwo nibo bantu batsinzwe mu gihugu. Joseph Nsengimana uyu muyobozi yagiye agaruka agira ati mbere abanyeshuri bakoraga ikizamini, leta cyangwa se uburezi bwarebaga ese dufite imyanya ingana gutya, dufite wenda imyanya 100, dukeneye abanyeshuri 100 batsinze cyangwa se bakoze ikizamini ku manota dushaka. Ariko uyu munsi wa none dukeneye ngo abanyeshuri babashijwe ikizami bakagitsinda babyumva neza ku buryo bajya ku murimo w'isoko bagahangana. Abo nibo dukeneye. Ubu ngubu imyanya yo kwiga mu mashuri irahari, nta kibazo, ahubwo ikibazo ni abanyeshuri bari gutsindwa ko badatsinda ngo baze kwiga. Amashuri arahari, ntabwo ari mbere barebaga ku myanya y'amashuri ko ingana n'abanyeshuri. Icyo nicyo kibazo yagiye agarukaho. Iki kigo NESA rero, National Education and School Inspection Authority, rero kikaba cyarasimbuye Rwanda Education Board. Iki kigo cyazanye impinduramatwara, imikorere n'imitekerereze ihabanye ku buryo imitegurire yabo itandukanye cyane n'iya REB. NESA irihariye. Ubu ngubu ababyeyi benshi bari kurira batanze amafaranga menshi muri za boarding no mu bindi bigo bigiye bikomeye, uburyo abanyeshuri benshi babo babuze diplome. Uyu mwaka ni umwaka mubi cyane ku babyeyi n'abanyeshuri, ku buryo abanyeshuri benshi babuze diplome. Tugarutse ku bantu batsinze mu gihugu cyane, ibigo byo mu mijyi ntabwo byigeze bitsinda, ahubwo ibigo byagiye bitsinda biherereye mu turere. Niba wahageze kora subscribe, like, comment, Gisagara, share kugira ngo uzabone amamenyesha akumenyesha ko twarutsinze video ko hari byagiye byakira abanyeshuri batsinze kandi abanyeshuri batsinze ku buryo abanyeshuri bitwaye neza. Uyu munsi wa none abanyeshuri batigeze ni igishoro n'ubumenyi bifite cyane. Mu gihe ufite ubumenyi nta gishoro, bigaruka nta kintu byaba bivuze ku mitekerereze y'ababaje abayobozi babayoboye. Ntabwo bakora abahanga cyane, ahubwo impamvu abantu mu cyaro cyangwa se ibigo byo birahagije igishoro, kandi mu mijyi baba bafite ibintu byo bikenewe ku isoko. Abarimu ngo bize neza, iki kibazo cyagiye kiba ingorabahizi kubyiyumvisha.